mwana wanje rero burya umuganuka nakariho uti ngo wambwiye ngo bakunda inkwi bakanga umusenyi ibyo bivuze iki? Mwana wanje bisobanuye ko abantu bakunda ibyiza ariko bakanga ababiharanira, undi kandi babona isitamba bagaca uko bambaye. Bivuze ko hari ubwo umuntu abona ibintu by'inzaduka akibagirwa ibya kera byamufashije. Nguko rero mwana wanjye tugeze impaka zitera ubugingo mwana wanjye.